kumbe hano wari wafunguye isanduku asangamo umugore wapfuye ndetse n'akana bigaragara ko akana ari kazima. Aravuga ati njye nari mbizi ko bari hano, aya makuru nari nyafite. Abapolisi bari aho barumirwa cyane, baravuga bati ibi bintu se byaba byagenze bite kugira ngo umuntu ashyingure umugore wapfuye ndetse n'umwana, kandi umwana bigaragara ko ari muzima, murabibona neza rwose karimo kurira. Ubwo aravuga ati ibi bintu rwose njye nari mbizi ko byabereye hano, akana bigaragafashe. Reka bagusubize inyuma gatoya mbere yuko biriya biba. Ngo wari umunsi umwe hano kwa muganga, abaforomo barimo kwitegura. Ubwo uyu nguyu yaravuze ati uyu munsi rero ni wowe ugiye kujya gukorera muri kiriya cyumba kiri prive, hari umurwayi urimo umeze nabi cyane akeneye ko ujya kumwitaho. Uyu nguyu yaragiye aravuga ati umurwayi umeze nabi reka ngiye kumwitaho rwose. Urabona yinjiye mu cyumba cyemerewe kwinjiramo abantu barembye gusa, ngo yakinjiyemo asanga harimo koko umuntu urembye. Aravuga ati uyu nguyu niwe banzaniye ngo mvure, uyu nguyu rwose nta kibazo, reka ndebe ukuntu ngiye kumukurikirana, ariko kuko nkuko bivuze ndabona arembye cyane. Ubwo akomeza kuvuga ati ariko ihangane rwose kuba bageze hano, uri buze gukira rwose, nanjye ngiye kureba ukuntu nkurikirana ubuzima bwawe, kandi ndabizi neza ko ubuzima bwe buri buze kugenda neza. Gusa witegereje neza uyu nguyu murabona asa neza neza n'abawundi tubonye mu isanduku. Ubwo umuforomo yatangiye kwambara ibikoresho by'akazi, atangira kwambara amaga, atangira kwambara ubupfukamunwa. Aravuga ati noneho reka mfate ibikoresho ubundi ntangire ngukoreho, ntangire ngukorere isuzuma turebe ikibazo waba ufite. Ubwo yaraje nyine atangira kugenda amukatiraho utwenda gake gake. Urabizi rwose abaganga bafite ukuntu bakora akazi kabo, amukatira utwenda gake gake kugira ngo abone ukuntu amufata ibizame. Uyu muforomo rwose yatangiye kugenda avura uyu muntu, ari kuvuga ati rwose ngiye kugenda ndebe ikibazo waba ufite. Ariko rwose uyu mugore ku bantu barimo kumureba murabona neza neza asa na wa wundi tubonye mu isanduku. Uyu muforomo nawe yatangiye gukora akazi kiwe rwose, atangira gukora akazi kiwe nk'uko bisanzwe. Ubwo nyine yakomeje akata uduzitiye rwose, agenda dukatakata gake gake. Arimo kuvuga ati ibi ngibi rwose byaza kubangamira ubuvuzi bwanjye, ngiye kumanza mbikate mbikureho, ubundi ntangire nkore isuzuma ryanjye nitonze, nta wundi muntu uje hano ngo atwinjirire. Ubwo yaravuze ati ubwo maze kudukata rero reka ndebe harya ubundi wowe harya ngo ufite ikihe kibazo. Ubwo yamanutse gato ajya muri tiroir, aravuga ati reka ndebe harya uburwayi baba bavuze ufite. Sinzi ukuntu yakuye urupapuro arareba, aravuga ati ubundi barebye basanze ufite ikihe kibazo. Urupapuro mu kurukurayo, ubwo urupapuro yarufashe ararwitegereza, ararusoma, ararwitegereza neza, asanga uyu mugore ntabwo yemerewe kuba yabyara habe na gato. Byagenze bite? Uyu mugore ko twasanze afite umwana, ngo byagenze bite? Asanga rwose uyu mugore ntabwo yemerewe kuba yabyara, amaraso ye ntabwo ibizami bari bamufashe ntabwo yemerewe kubyara. Uyu mugore yatangiye kurana agahinda rwose, ubona ko ari umuntu nyine ufite impuhwe, ubona ko ari umugore w'umuntu w'umutima rwose, ni umuforomo ugira umutima. Aravuga ati yo mana yanjye we, kumbi bino bibazo nibyo byakubayeho. Ariko ihangane rwose, ubona ko nyine umugore bimukoze ku mutima ndetse binababaje cyane. Aravuga ati yo ihangane rwose mana we, ibi bintu rwose bibaye biranambabaje. Ariko nyine nk'umuforomo aba agomba kwihangana, dore ko bakira abantu benshi cyane kandi batandukanye. Ubwo yaravuze ati reka nambike rwa rupapuro, agihindukira yahise yikanga. Aravuga ati ibi ni ibiki bibaye mana we? Kumbe hahandi wa murwayi yararwariye aramubuze, hasigaye twa tundi akataga tw'udukariso n'amajipo umurwayi sabura. Kumbi mu gihe kirimo kumushakisha wa murwayi yahise aburira mu gikuta, yahise agaragara mu gikuta. Umurwayi ashobora kuba ari umuzimu. Wa muforomo amubonye arikanga, aravuga ati se kandi bigenze bite? Aravuga ati mana we, ibi bintu ni ibiki? Umuforomo arikanga cyane ati ni gute mvura umuntu kumba akaba ari kubura akabonikira mu bikuta? Ese ni umuzimu? Ubwo wa wundi wamweje kuvura wa murwayi aravuga ati ese bite ko mbona
wowe ufite kwikanga cyane. Aramubwira ati ubundi ahangaha niho wanzanye, ati uyu murwayi rwose ni umuzimu, uyu murwayi ntabwo ari umuntu muzima, nari ndimo kuvumuvura rwose, nimaze kumukatira utu tuntu nari tumukatiye rwose, ariko rwose ndamubuze, none arimo kugaragara mu bikuta. Uyu muforomo wundi ntiyabyumva neza, aravuga ati ibyo se birashoboka? Ati ahubwo wowe ushobora kuba utameze neza. Ati rwose ngiye kandi utu ngutu ninjye utwikatiye, ninjye utwikatiye rwose, yari ari hano. Uyu nguyu ntiyabyumva neza, aravuga ati ariko nyamara ushobora kuba ufite ikindi kibazo runaka, ahubwo wowe banza ushyire ubwonko ku gihe neza, ubundi urebe koko ibyo uri kuvuga niba ari byo, kuko njye ndabona utameze neza. Uyu nguyu atari ko ngenda mwiboneye uko ninjye umaze kumukatira utuno tuntu tw'udusutiye n'udukanzu kugira ngo nze kumukora isuzuma. Ndavuga ati ahubwo ntari bibwo nibwo uri kumva utameze neza, ntari bivayo ujye guhindura imyenda, tuzane undi muntu agusimbura, kuko niba ndabona ntazi ibyayo. Ubwo uriya muforomo wundi yaragiye atabyumva neza, hasigara uyu muforomokazi. Uyu muforomokazi nawe bari kuvuga ati ibi ni ibiki bimbayeho ku banyarwanda, ese koko ibintu mbonye ndi kurota? Mu gihe kirimo gutekereza ngo ari kurota, mu gihe kirimo kubyibaza cyane, arimo kuvuga ati ibi bintu ntabwo bishoboka, reka nimvishe ko ibyo ndimo ari ubusazi, reka niturisha umutima wanjye, wasanga ibyo ntekereje atari byo, wasanga ari njye wacanganikiwe. Ubwo yatangiye kwiruhutsa umutima, ari kuvuga ati Yesu we. Aho mu gihe kirimo kwiruhutsa umutima, gihindukira none harongera abona wa mugore. Mana we, mu gihe kirimo kwiruhutsa umutima, murabona inyuma yatangiye no kugaragara urumuri. Mu gihe kirimo kwitsa umutima, gihindukira abona none wa mugore arongera aramwiyeretse, aravuga ati uyu mupfu, aravuga ati uburetse gato witinya, uburetse gato, ndashaka kukubwira inkuru yanjye, ikintu ukeneye ni ubutabazi. Uyu mugore niko arimo kumubwira, ari kubwira uwo muforomo ati ikintu ukeneye ni ubutabazi rwose, manza wumve inkuru yanjye ukuntu byangendekeye. Ubwo yatangiye kumubwira story yiwe yose, aravuga ati njyewe hari igihe kimwe nari mfite umugabo rwose, uyu mugabo wanjye rwose ntabwo twitubanye neza, ndetse twitubayeho mu buzima buciriritse. Umugabo wanjye yarantotezaga, murabona ko umugabo we rwose, uyu ni wa mundi twasanze kwa muganga, ndetse ni wa wundi twasanze mu marimbi yapfuye. Ubwo hano baratwereka yari afite umugabo w'umunyamahane, umugabo umutoteza cyane. Iyi ni story arimo kubwira wa muforomokazi. Ubwo wa mugabo yaratashye aramubwira ati noneho mereza ibyo kurya nirire vuba vuba. Aba bantu rwose murabona ko batari bifashije. Iki kigabo ni ikinyamahane, kikamubwira kiti ariko ubundi wagize vuba vuba uri kugira uteye. Umugore yafashe uturyo rwose, urabona ni agaceri nako rwose karimo umucanga katameze ko kikimereye. Ubwo umugore agahereza umugabo ati dore ibiryo wahashye ni ibyo ngibyo, none se ugira ngo ibiryo nafite? Umugabo rwose mu gihe gitangira kurya ibiryo rwose biramuyobera, ahita bica ati uyu mugore wanjye ubwo tutinyuka kumpa ibiryo birimo amabuye, ariko wa mugore ubundi urashaka kuzanyicira. Umugabo wese abifata bimena hasi, aravuga ati uyu si umugore nishakiye. Umugore aramubwira ati ariko nyamara njyewe nagerageje guteka ibyari bihari, none se ni guteka ibyo ntari kubona? Ati ariko ubundi ni gute uvuga ngo ugiye guteka ibyari bihari ukampa ibiryo birimo amabuye? Ese nyine ntabwo ndi umugabo muri runo rugo? Umugore akomeza amubwira ati se ubundi njye wagira nkora iki koko? Njyewe ibiryo natetse nibyo byari bihari, kandi nawe urabizi ntabwo watanze amafaranga ngo basi tujye guhaha. Umugabo ubwo yahise ahaguruka n'umujinya, aravuga ati uyu si umugore nishakiye, ni kabutindi. Yatangiye kumwegera n'umujinya, atangira kumudiha, aravuga ati ubundi wakagore we, ubundi nakuzanaga he? Ubwo umugabo yaramwegiriye amukubise ibipfunsi, mbega ala. Umugabo rwose murabona ko yajyaga ahohotera umugore wiwe. Ubwo ni ukuvuga ngo noneho haciyemo iminsi mikeya, umugore rwose hano murabona ko ategereje umugabo wiwe. Gusa umugore ameze nk'ufite akamwenyu ku maso, ameze nk'umuntu ushaka kubwira umugabo we inkuru nziza. Aravuga ati mugabo wanjye uratashye, uyu munsi ngufitiye amakuru meza rwose, ngufite inkuru iri buze gutuma twishima. Umugabo arabwo atangira kuvuga ati iyo nkuru iri buze gutuma twishima si niyihe? Umugabo ati wigerageza kurakara, njyewe ngufitiye inkuru nziza rwose, kandi iyi nkuru ndabizi ko iri buze kugushimisha. Ubwo yahise akurira agateste, aramwereka ati dore amakuru meza, dore kandi si iki ngiki wajyaga wirirwa umbaza, dore navuye kwa muganga nipimishije ndetse basanze ntwite. Ubwo umugabo yahise yishima cyane, aravuga ati wow, uratwite mugore wanjye?
ntureba se nyuma y'igihe kinini rwose umugore wanjye aratwite, none ubu ngubu ngiye kubwiza ukuri, ubu ngubu ngiye kuba umugabo mwiza, bya bifuti byose wajyaga umbona wongeye kubihindura. Umugore ubwo ariko umugore biragaragara ko atishimye ku maso. Umugore nubwo atwite ariko nyine biragaragara ko nubwo arimo kubibwira umugabo ariko atishimye ku maso, afite ikibazo gikomeye cyane, ariko agatetse nk'uko arimo kubigaragaza koko umugore aratwite. Ubwo umugore aramubwira ati ihangane rwose, mu minsi mike ndaba mbyaye, ndaba nkubyariye akana keza cyane kandi ukunda. Ubwo umugabo yakomeje guserebura avuga ati nubwo ni ukuvuga ngo noneho ikintu gihari ufite kuzajya wiyitaho, ufite kuzajya wimenya, kuko ubu ngubu uri umugore utwite, ugomba kuzajya unsaba buri kimwe cyose ukeneye. Ubwo umugabo rwose yaravuze ati ahubwo reka amanuke ndebe umwana wanjye rwose ukuntu arimo guterera mu nda. Aravuga ati wawu, ndabona rwose intambwe ya mbere maze kuyitera, ndabona nanjye rwose ngiye kwibaruka akana k'agakobwa. Ubwo uko hashize iminsi umugore nawe inda ikagenda ikomeza gukura. Ahaha, murabona noneho hano umugore hari igipapuro arimo gusoma. Akimara kubona umugabo we wahise yikanga cyane, aravuga ati umugabo wanjye araje. Cya gipapuro yahise agisha umugabo, araza aravuga ati madamu wanjye ko mbona utameze neza, byagenze bite? Umugore aravuga ati ariko njye meze neza nta kibazo rwose. Umugabo ati ariko njye ndabona ku maso yawe utishimye, ndabona sinzi ikibazo ufite. Umugore akomeza agenda avuga ati njye bimeze neza rwose, nta kibazo na kimwe mfite. Kumva umugore cya gipapuro yasomaga yari yamaze kubona ko uyu mugabo we atabyara ndetse atazigera anabyara habe na rimwe. Uyu mugore se inda yaba yarayikuye he? Uyu mugore se ko tubona anatwite, uyu mwana yamukuye he? Uko bigaragara uyu mwana ubwo atwite ntabwo ari uw'uyu mugabo. Umugabo yakomeje kumbwira ati umugore wanjye rwose njye nkeneye kubitaho, nkeneye ko ibyo bintu byo mbona byo guhangayika rwose ubireka, kuko ngo tuvugana uratwite rwose, ugomba kumenya ko uri umugore utwite, ibyo bindi urimo ukabireka. Uyu mugore nawe sigaye ubwo ari kuvuga ati mana yanjye, uyu mugabo wanjye rwose naza kuvumbura ko atabyara azampitana, noneho azampitana naza kumenya ko uyu mwana agerageje kumushyiraho kandi atari uwe. Ubwo umugore rwose iki gipapuro yakomeje agenda agisoma ariko anakiriramo, ari kuvuga ati ese mana kubera iki koko wemeye ko ibi ngibi biba, basi simbyarane n'umugabo wanjye? Ubwise afata rwa rupapuro ararufata rwose, aravuga ati urupapuro reka nrubike hano hatazajya n'undi muntu urugwaho rukazana ibibazo hano muri runo rugo. Ubwo yafashe rwa rupapuro arushyira mu ivarisi, ari nako akomeza kure, ari kuvuga ati ibi bintu rwose ubuzima njye ntabwo nzabushobora, ubuzima bw'ikinyoma bwo kubisha umugabo wanjye ko umutwitiye umwana kandi umwana atari uwe ntabwo nabishobora. Ubwo inda nayo yakomeje kugenda ikura rwose, murabona ko inda yamaze gukura rwose, yamaze gukura cyane ndetse inda n'imvutsi. Ubwo wa mugabo nawe aratashye rwose yasinze, icupa yarihamije byatara, aravuga ati umugore wanjye ari hehe? Uyu mugabo rwose yanyweye inzoga aranduranya, atashye ari kuvuga ati umugore wanjye rwose arimo kwanduranya, ati so umugore nashatse. Ati wa mugore ubundi wirirwa wicaye aho ngaho uri ukomara iki? Kuba utwite ntabwo biguye nkaza gukwirwa wicaye aho ngaho. Umugore ati ase uzi ko ikintu nashobora gukora ari igiki? Ngo ntwite ugira ngo nkore ikindi giki? Umugabo avuga ati ubundi abagore njye ntabwo nigeze ngushaka, ubundi nagushatse ndeba he? Umugore ati ariko ubundi waharetse inzoga ko arizo zituma yose aba, ko twe tumaze iminsi tumeranye neza. Umugabo ati sike ijyaho nene ryamire. Umugore ati ariko se mugabo wanjye waretse ibyo bintu birimo ni rwose. Umugabo nawe ariko akomeza kugenda azambaguza ibintu rwose biri mu nzu rwose binaga hirya no hino, avuga ati uyu mugore rwose nishakiye agiye kumbuza amahoro. Murabizi rwose agacupa ukuntu kamera, mu gihe umugore rwose kirimo kuzambaguza ibintu kubw'amahirwe make yaguye kuri rwa rupapuro. Ibintu byose bihita bihinduka, umugabo ari kuri rwa rupapuro noneho yumva birasaze, muri we birivanga, umugore agwa mu kantu. Umugabo ngo ati kubera iki wa mugore watinyutse kumbeshya? Kubera iki watinyutse kumbeshya iki gihe cyose umbwira ko uyu mwana utwite ari uwanjye? Ese kubera iki utari warabimbwiye kare? Ese washakaga kugera ku ki? Ubwo umugabo noneho byarivanze, inzoga yankwizi mushiramo, aravuga ati uratinyuka ukambeshya ngo urantwitiye utantwitiye? Wa mugore ni nkuko nabikubwiye uri icyago, ntabwo yazanywe n'amahoro kuri njyewe. Umugore ati nta kindi kintu mfite cyo gukora mugabo wanjye, ngo nta kindi kintu afite cyo gukora ni ukuhitamo kumbesha rero. Ubwo ni ukuvuga ngo umugabo yatangiye gutonganya umugore,
aramubwira ati ibintu nkoreye ni ibiki, wowe uratinya ukambwira ngo njye urantwitiye utantwitiye. Ubwo umugabo yahise asunika wa mugore we kandi umugore aratwite. Jesus, umugore utwite ntabwo ari ugusunika gutya rwose, umugore kuba akamusunitse rwose ibintu byatangiye kwanga, bitangiye kugenda nabi, ariko umugabo nawe akomeza kumutonganya ati wa mugore we ibintu nkoreye ntabwo ari byo, uratinyuka kumbeshya ngo urantwite utantwite, wowe tore kwasa, wowe uratinyuka. ubwo umugore nawe atangira kuribwa cyane, dore ko bari bamusunitse hasi, atangira kuribwa cyane, atangira siko yandi atangira kuyiviraho. Umugore ubwo sinzi ukuntu umugabo yabibonye atangira kugira ubwoba, aravuga ati none ibibaye ni ibiki banyarwanda, umugore se ndamwishe se? Ubwo umugore wasanga agiye kubyara rwose, umugore yatangiye gutaka cyane, aravuga ati nyabuna nimutabare ndapfuye. Umugabo aravuga ati mana yanjye ibi bibazo rwose, uyu mugore anzanira ibibazo ibi, kandi byo noneho ni ibiki bigiye kubera hano? Umugore rwose yakomeje gutaka cyane, asunika cyane, avuga ati mutabare, ndumva birimo kuza, ndumva ibise bimfashe, ni muntabare. Ubwo yarasunitse cyane n'imbaraga, arasunika cyane. Nyuma y'iminota mikeya umugore yisanze yahise abyara rwose, umugore yahise abyara rwose, dore rwose abyaye akana keza k'akabaju. Umugore rwose yahise abyara nyuma y'uko umugabo wamusunitse hasi, umugore yahise abyara bitunguranye. Umugabo nawe yahise agwa mu kantu avuga ati siko bya bintu biri sirewana, aka kanya se wese ubyara. Ubwo umugabo yaraje aterura wa mwana avuga ati uzi ko ubyaye. Umugabo yatangiye gufata wa mwana rwose, agenda amufata, aravuga ati rwose umwana ubwo atari uwanjye rwose, reka amufate ndebe. Ariko rwose biragaragara ko hano umugore atameze neza. Ubwo umugore yahise yikubita hasi ako kanya. Umugabo bibonye agira ubwoba, aravuga ati uyu mugore se kandi abaye iki? Yatangiye kugira ubwoba, aravuga ati ubaye iki sinyorina, ubaye iki? Ariko amuhamagara ati sinyorina ubaye iki? Yaraje amukoraho, aravuga ati se bigenze bite? Amukoraho, wa mugore yahise apfa. Nyuma y'uko bamusunitse hasi, umugore yahise apfa rwose, umwuka wahise ubura, ariko nibura apfuye amaze kubyara akana. Umugore yahise apfa, umugabo biramucanga, aravuga ati siko wa mugore apfuye. Umugabo yahise abura amahitamo, yahise abura ukuntu abigenza, aravuga ati noneho ibi byo ndabikizwa n'iki? Aya mazi abira ndayavamo gute? Umugabo yatangiye gutekereza, aravuga ati ibi bintu ndabikoraho iki? Leta ibimenye ko yahita imfunga, ntabwo nayikira rwose. Umugabo nibwo yatangiye gutekereza, aravuga ati noneho reka nshaka ikintu cyo gukora, hatagira n'umuntu umenya ko uyu mugore wanjye yanapfuye, dore ko nta muntu uzi ko yigeze abyara, ahubwo uyu mwana nawe bagomba kujyana rwose, nta kindi kintu ufite cyo gukora rwose. Ubwo umugabo yatangiye kureba hirya no hino, atangira gutekereza cyane, aravuga ati ikintu ngomba gukora ni kimwe, nuko ngomba kubakura hano byihuse cyane. Ubwo yatangiye gukurabana wa mugore wiwe, atangira kumukurubana rwose, amujyana, aravuga ati ahantu yongeye kukwishingura rwose, nta n'undi muntu ubimenye, nta n'undi muntu umenye ko wigeze ubyara, dore ko nta wundi muntu uzi ko wabyaye. Ubwo yafashe wa mugore wapfuye ariwe sinyorina, arangije amukikira akana ke kakiri kazima, aragakikira rwose, aravuga ati kana we jyana na mama wawe rwose, njye nta kintu nakumarira rwose, njye inzoga zarambatse, inzoga rwose nabaye imbata y'inzoga, nta kindi kintu nabamarira. Ubwo umugabo atangiye gufata akana ke kazima ndetse na wa mugore arabashyingura, atangira kubashyingura rwose, atangira kubagenda badahiraho itaka, aravuga ati nta kindi kintu mfite cyo gukora rwose, ikintu cyo mfite nabakorera rwose, murabizi sinabangaga. Kifata igitiyo rwose gitangira kubashyingura rwose. Mwibuke kino kigabo gishyinguye akana ari kazima. Mama we Yesu we, dore ikigabo kikiguma atangira rwose kugenda bashyiraho itaka gake gake, wasanga ariyo mpamvu rwose uriya mugore sinyorina rwose yazutse agashaka uburyo kano kana ke yagatabara akajya muri bya bitaro. Yesu we, murabona rwose ni uku nguku rwose yaragiye aramushyingura. Muragaruka nyuma batugare hano nyuma gatoya, sinyorina rwose arimo kubarira ya nkuru wa umuforomokazi inkuru yamukoze ku mutima, aravuga ati se kumbe nuko byagenze?
ese burya we nakuvura ko utanariho? Ubwo Sinyoni yahise avuga ati ahubwo vungiye kukwereka aho umugore aho batabye umubiri wanjye basi utabara akana kanjye. Ubwo umuforomokazi yatangiye kwiyambura ya myenda yiwe aravuga ati ibi bintu rwose ngomba kugira icyo mbikoraho, reka ngende rwose njye kureba aho ako kana k'agakobwa kari, ako kana bashyinguye kari. Ubwo wa mupfu cyangwa se wa wundi wapfuye Sinyorine yatangiye kugenda anaga hasi udutaka ayobora wa muforomokazi avuga ati umuforomokazi we uragenda wowe uca muri inzira ahangaha ndi guta udutaka, wowe niho uragenda ukurikira. Umuforomokazi yatangiye kugenda akurikira udutaka aho wa muntu wapfuye yagiye aduta. Umuforomokazi yakomeje kugenda akurikira udutaka rwose, undi nawe akomeza kugenda amuyobora ati komeza unkurikire rwose, ni hano imbere tugiye kugeraho ntabwo ari kure cyane. Ubwo umuforomokazi akomeje kugenda akurikira avuga ati wowe ntugire ikibazo rwose, ndi buze gutabara tugira amahirwe dusange nibura akana ko kakiri kazima. Ubwo umuforomokazi atangiye kugenda gake gake ariko nawe agenda akomeza kunaga udutaka. Umuforomokazi agenda akurikira gake gake, baragiye bagira hahandi ho cya kigabo cyabashyinguye. Yakomeje kugenda amuhamagara avuga ati komeza uze nawe hano imbere gatoya tugiye kuhagera, ni hano imbere gato rwose, wihagarara ni hano imbere rwose. Akomeza kugenda amuyobora, ubwo undi nawe ariko akomeza kugenda akurikira, ariko bigaragara ko afite ubwoba ndetse afitemo n'urujijo ariko avuga ati ibi bintu ndi gutekereza nibyo. Ubwo Sinyorine yese amwereka aravuga ati muforomokazi we reka ngusaba akantu gatoya, umurambo wanjye uri ahangaha ariko nibura akantu ngusabye uzite ku mwana wanjye. Undi ati umwana we rwose nzamwitaho ntugire ikibazo, ahubwo reka nze mpamagare polisi, ibi bintu byabiri hano nayo igomba kubimenya. Ubwo umuforomokazi yahise akuraho telefone atangira kugenda ahamagara polisi ayobora ahantu bari. Then abapolisi ubwo kanya nabo bahise bahagera. Umuforomokazi aribwo yatangiye kujyamo koko asanga koko wa mwana arimo, aravuga ati ariko koko abantu ni abagome, urabona ibintu baba barakoze kumbi ka kana kari kakiri kazima. Ngo abapolisi nabo rwose bari bari aho ngaho bari kuvuga bati ibi bintu se bishoboka bite? Abapolisi barikanze cyane kuko namwe murabona ibi bintu biteye ubwoba cyane. Umuforomokazi yaravuze ati ndabinginze mugende munshakire icyo kigabo mugende mugifate. Abapolisi baravuze bati ntugire ikibazo, ako ni akazi kacu, twe tugiye kugenda tubikoreho, ahubwo wowe uwo mwana umwiteho mufate neza. Umuforomokazi aravuga ati uwo mwana nta kibazo ngiye kumufata nk'uwanjye, ahubwo mw'icyumba asabye ni ukumshakira icyo kigabo. Abapolisi bahise bagenda inyuma birukanka baravuga bati natwe reka tugende dushaka icyo kigabo cyakoze aya mabara ubundi tugifate. Ngo barakwereka cya kigabo nacyo kiri gushaka ukuntu gicika. Akimara gusohoka abapolisi bahise bamufata bati turagufashe, vuge kuryozwa ibyaha wakoze, urica abantu widegembye ukagira ngo ntabwo uzafatwa, hano turi polisi.